Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana data ari nayo so ibaho umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data, ni mwene so MUTUYEMUNGU Jean-Pierre baramutsa kandi ubifuriza amahoro n'umugisha biva ku Mana. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana tumaze iminsi twumva ariko dukomerejeho, rivuga kuri Aburahamu sekuruza w'abizera, kugira ngo tumwigireho, kugira ngo ibyo yaciyemo natwe bitwigishe, bidukomeze natwe abamukomokaho. Ndagira ngo dusome iryo jambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 17 duhereye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni jye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburahamu arubama, Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Kandi ntuzitwe ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane. Dusomye amakuru ya Aburahamu, Imana igarutse guhindura amazina ye. Ijambo ry'Imana n'amakuru ya Aburahamu atangirira mu bice 12 by'igitabo cy'Itangiriro. Mu bice 12 ahagaragara umuhamagaro wa Aburahamu, Imana imuhamagara. Aho ngaho Bibiri twereka ko imuhamagara yamusabye ibintu bitatu, nayo imubwira ibyo izamukorera. Yamuhamagaye afite imyaka 70, arusha Sara imyaka 10, ubwo Sara yari afite imyaka 60. Iramuhamagara iramubwira ngo Aburahamu, va mu gihugu cyanyu. Iryo ni ijambo rya mbere Imana isaba umuntu wese ushaka kuragwa amasezerano. Va mu byo warumenyereye, va mu bibi, va mu gihugu cyanyu, hanyuma usige umuryango wanyu, usige ibyanyu, usige byose, hanyuma cya gatatu ujye mu gihugu nzakwereka. Imana yabwe icyubahiro. Ibyo ni ibintu bitatu Imana n'ubu ngubu ihamagarira umukristo, ni ukuva mu bintu bya kera muri kamere, hanyuma warangiza ugasiga byose, ibinezeza, ibintu byica ubugingo binyuranye n'iby'Imana yishimira. Hanyuma iyo umaze kubikora ukajya ahantu muri Kristo, mu gihugu, mu gakiza, aho hantu iyo uhageze Imana yemera kugusezeranya, ikakubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Nk'uko tubibonye yamuhamagaye kuri iyo myaka. Aha rero naho turasomye ngo imugarukaho afite imyaka 99. Ibyo biratwereka ko Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana. Imana ihabwe icyubahiro. Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana. Uyu mubyeyi Aburahamu Imana yahamagaye, ndetse n'umufasha we Sara, ibahamagara ntibagiraga umwana, ariko dore ibasezeranije ko izabagwiza kandi izabororotsa, bazakomokwaho n'abangana ubwinshi n'umusenyi wo ku nyanja. Abo ni abizera bose bazizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Kandi imusezeranya ko azakomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru. Ubwo n'ubwoko bwa Isiraheli yamubwiraga. Kandi ibisezeranya utagira urubyaro. Kuki Imana iteye gutyo?
ihamagara umuntu utagize uko ameze, ihamagara umuntu w'incike, akaba ari we isezeranya ko izamugwiza. Wari uzi impamvu ihamagara aboroheje? Ni ukugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga, yerekane ko ari Imana ishobora byose. Iyo ihamagara ababyaye 12 ko bari bahari, iyo ihamagara abafite 6 ko bari bahari, ariko dore inezezwa no guhamagara, haleluya, incike, kugira ngo izayerekanireho imirimo yayo n'ibitangaza. Iravuga ngo ku bwanjye nzabyikorera. Imana ishimwe. Nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Uzi impamvu ihamagara abanyantege nke, igahamagara n'abadashoboye? Ni ukugira ngo ibashoboze. Uzi impamvu ihamagara barabaswa kugira ngo ibahindure abanyabwenge bakoreshe? Ni ukugira ngo yerekane ko ariyo iri hejuru y'abanyabwenge kandi ko ariyo itanga ubwenge. Imana ishimwe. Hanyuma barageragejwe rero, birumvikana ko muri iyo myaka barageragejwe bacika intege, ndetse yongera gusura Aburahamu. Hano yarananiwe, yaracogoye, arimo avuga ko ibye bizazungurwa n'umunyamahanga wabaga iwe hari hariyo umuhungu wari uhari w'umugaragu witwa Eliyezeri, akumva niwe uzazungura ibye. Iwe kandi kwa Aburahamu haje kuvukira undi mwana witwa Ishimayeli. Hari umugaragu, Aburahamu arumva ariwe uzazungura ibye. None kandi mu kindi gice yaje kubyara Ishimayeli, ariyaranja yicira inzira. Ndakwinginze munyamasezerano, Imana ikurinde kwicira inzira. Barananiwe, umunaniro batera kwicira inzira. Ariko dore mu bice 21, ibice 21 aho inyuma hakurikiraho, uhereye ku murongo wa mbere, umva ijambo ry'Imana uko rivuze. Riravuze ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze, Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Amen, amen, amen. Igihe cy'Imana kigeze, Imana ishobora byose yagendereye Aburahamu, iramubwira ngo ndi Imana ishobora byose. Reka nkubwire iri jambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 37. Haravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ndagira ngo nguhumurize kandi ngukomeze, kubwire ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Umurongo waho wa 45 ukavuga ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Uzi iyo wizeye ugire humure. Iyo wizeye ntiwicira inzira ngo ujye mu manyanga, ujye mu bidakwiriye. Imana iguhe kwizera, Imana igukomeze, kuko mu gihe cyashyizweho, mu gihe cyayo nta kinanira Uwiteka. Igihe Imana yasezeranije kigeze. Nubwo Sara mu bice 11 by'Abaheburayo umurongo wa 11 haravuga ngo nicyo cyatumye kwizera kwatumye Sara abashishwa. Hari imbaraga zimanuka zikava mu ijuru zikabashisha udashoboye. Izo nizo ngutumyeho ngo zize zikubashishe kugera ku by'Imana yagusezeranije. Mbese wibona nk'umunyantege nke? Wibona nk'udashoboye? Muri Kristo urakomeye, kubw'amasezerano ye urakomeye, kandi uzagera ku cy'Imana yavuze, kuko nta mbaraga, nta bwami, nta bihe, nta n'iminsi byabuza umugambi w'Imana kuzura. Imana yuzuza umugambi kuri wowe, Imana isohoza icyo yagambiriye kuri wowe. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.